hari abantu rero bihinduye abakiza bigize ba Kristo. Aba bantu mwigize ba Kristo turabiyamye turabibutsa yuko hari Kristo wabambwe ku musaraba akabambirwa abanyabyaha. Watubonye Kristo atuzanye yafitiye impuhwe n'imbabazi atandukanye n'ibyo untekerezaho. Uri kunyumva neza mama? Ubundi umuntu wakubonye Kristo ari ukwizana, ntabwo ari wowe wakwizaniye. Nta muntu wigeze nkura mu byaha, Kristo yaranyizaniye arakunshikiriza. Gerageza untunge nk'umuntu Imana izanye, wintunga nkaho unzanye. Nuko nzabashongesha nkabagerageza. Izi akamaro kw'ibigeragezo ko hari n'ibikode bituvamo kubera ibigeragezo. Ikindi nakorera abantu banjye ni iki? Kandi impamvu y'ibigeragezo si uko turabaswa cyangwa turi abanyabyaha. Ibi bigeragezo biduconjorera n'inshuti. Hari igihe tubibeshyaho ko mudukunze, twagera mu kigeragezo tukamenya inshuti. Ibi bigeragezo rero nukuri nimba unafite kimwe Imana iguha icya kabiri, kuko kirakwereka uwo muri kumwe. Utarageragezwa nturamenya ko umuntu agukunze. Ibyo nibyo. Reka mbasuze mwebwe mwese abakurikiye Igihozo TV, njyewe ndi Timamu Jean Baptiste kuri mikoro nkuko mubibona. Mbanze mbi excuseho ko hashize igihe kinini tutabagezaho ibiganiro kubw'impamvu z'ibikorwa bitandukanye tuba dufite. Ariko kandi nanone mu rwego rwo kugira ngo beze kuryoha munampa imbabazi neza nabazaniye umuvyeyi mukunda. Uyu kandi ntago ari umuvyeyi nabazaniye wenyine, wumva background neza mo gakeya hariya hasi uraza kumva indirimbo yitwa Urugamba. Iri mu ndirimbo nazo zavunanye mu gutegura zatumye ntaboneka nkuko bikwiriye. Ariko kandi Mama Lionel we n'umwihariko cyane ko no muhanuzi w'Imana. Iyo mvuze umuhanuzi w'Imana atandukanye n'umuhanuzi w'abantu. Kandi nanone umuhanuzi w'Imana ntago ari umukozi w'abantu, n'umukozi w'Imana, umukozi ukorerwamo n'Imana, ukoreshwa n'Imana. Impamvu bibivuze ntangira nuko hari abantu benshi cyane basigaye bari abakozi b'abantu batari abakozi b'Imana. Abantu babaye abahanuzi b'abantu, ntago ari abahanuzi bakomoka mu Mana ngo bavuge ibintu bahumekewemo n'Imana, ahubwo bo bahumeka ibyabo. Mama Lionel, ndakwakiriye cyane rero ku Gihozo TV. Urakoze cyane, nishimiye kuba ku Gihozo TV. Yego. Aka karirimbo se ndi kukwakiriza urakumva ute? Iyo urugamba rukomeye ni Yesu ngenda imbere akarwana. Karimo ubuhanga buhanitse. Yesu kutugenda imbere akaturwanirira ni ingenzi mu buzima, kuko hari ibibazo tugeramo usanga nta kintu twabikoraho. N'inshuti zacu zikomeye nta kintu zabikoraho. Ariko uyu mwami akabana natwe. Uwo rero niyo nawe ngo tuzamanukana no mu rupfu. Hamwe abandi baba badushyinguye tuzaba turi kumwe nabo. Niyo mpamvu nabise baravuga inti reka ntangariza abantu nanabibutse yuko iyo urugamba rwagize gute rwakomeye. Urabona abandi bashyiragaho ngo ruba rugiye kurangira. Nsanze hari igihe ruba rutagiye kurangira kandi rwakomeye. Ahubwo waravumbura uravuga ngo ni Yesu ngenda imbere akarwana. Iri ni ijambo ryo kwaguka cyane. Ni Yesu ngenda imbere akarwana niyo rwakomera kuruta uko rwari rumeze. Ni Yesu rurwana agiye n'ibindeba. Urakoze cyane. Mama Lionel rero mu mwambaro mwiza cyane murimo muramubona. Niwe turi kumwe nk'umutumirwa wacu hano ku Gihozo TV, ariko nanjye ndabizi mwarimo nkumbuye cyane. Ariyo mpamvu navuze inereka uyu munsi tuze kubagezaho ikiganiro gifite topic igaragaza ese agakiza kukuri niki, kuko hari n'uburyo dukenera ko uyu mwama turwanira ariko tutamufite. Mbere yuko andwanirira nkwiye kubanza no kumugira kugira ngo mugire intwaro y'ubuzima bwanjye. Mama Lionel, nikaze ku Gihozo TV wibwira abantu badukurikiye tuze gukomeza n'ikiganiro. Ubusanzwe sinitwa Mama Lionel, siryo ryanditse mu rangamuntu y'igihugu, handitsemo Nyirabagenzi Alice. Nkaba ndi umugore nkuko bigaragara. Njyaye gatatu. Nkaba mfite ako gakiza uri kuvuga. Ako gakiza niko kampesha gusa gutya. Asante sana. Amena. Hanyuma rero Mama Lionel cyangwa se bamuzi ku izina Alice. Impamvu Mama Lionel ari ryo ryamamaye ntekereza ko hari na sheni yanyu. Eva Mama Lionel. Evangeliste Mama Lionel. Nyuraho ibiganiro, impuguro, ubuhanuzi n'ibitangaza. None se Mama Lionel ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Mbuga nkoranyambaga nkoresha na YouTube channel na Facebook, ariko Facebook sinyuzaho ijambo ry'Imana. Nizo mbuga ngerageza gukoresha. Niye mpamvu utarajya kuri IG urayizi? Ndayizi. Instagram nayo ndayizi. Ariko kubera ibintu byinshi mbamo. Ibintu byinshi mbamo ubu ndacyashaka
n'abajyanama. Yego. Nagize ngo wenda wabaye nkanjye hari uburyo tutakoreshaga imbuga nkoranyambaga bikomoka ku mibwiririzwe twabwirijwe bakatubeshya yuko nidukoresha izi mbuga tuba twaguye ngo twibonye ngo twishyize hejuru ngo turi kwimenyekanisha ngo turi gushaka hiti ntibamenye ko na hiti twayiheshejwe n'ibigeragezo twanyuzemo tukabinesha cyane rwose byatumye tuba abasitari. Amena. Iryo jambo ndarikunze. kuba dufite hiti twarabaye abasitari tuvuka kwa ntuza ntabwo biterwa nuko twabyigize, biterwa n'ahantu Imana yatunyujije hababaje tukavamo nta mwotsi bituma turya hiti. Bro bajye banihangana kuko tugeragezwa baryaga. Bivuze ngo umuntu wese udukurikiye uri mu gihe cy'ikigeragezo icyo gihe ugomba kucyishimira kuko nicyo kizabyara bya bihe byiza, niho hazakomoka cyangwa se hazava isoko ikomeye yo kujya ufasha abandi bantu bageragezwa. Ni nayo mpamvu hari Goliyati barebe ko batamenyekana. Niyo mpamvu abantu bavuga kavuga ngo niyo mpamvu najya niheba. Urabyumva kubera ko urugamba rukomeye ni Yesu ngenda imbere akarwana kandi yemera ko tunageragezwa. Hari abantu bajya badushunga bakadushungera iyo twageragejwe akavuga ngo why not ugeragezwa kandi wizera Imana. Abo bantu bagira ikintu bambwira Mama Lionel. Uyu muntu uvuga ko umuntu ageragezwa yizera Imana araciriritse mu myumvire kuko Bibiliya iravuga ngo ikintu nzakorera abantu banjye nanjye ndi Imana nk'ijembo nuko nzabashongesha nkabagerageza. Izi akamaro k'ibigeragezo ko hari n'ibikode bituvamo kubera ibigeragezo. Ikindi nakorera abantu banjye ni ikihe kandi impamvu y'ibigeragezo si uko turabaswa cyangwa turi abanyabyaha. Ibi bigeragezo biduconjorera n'inshuti. Hari igihe tubibeshyaho ko mudukunze twagera mu kigeragezo tukamenya inshuti. Ibi bigeragezo rero nukuri nimba unafite kimwe Imana iguha icya kabiri kuko kirakwereka uwo muri kumwe. Utarageragezwa nturamenya ko umuntu agukunze. Ibyo nibyo nukuvuga ngo rero abantu benshi usanga kubera ko batuzi nk'abantu basenga Imana bakumva nta byatubaho ni twebwe bikwiriye ahubwo kubaho kugira ngo noneho kandi nyuma uyu mwami aza turwanirira. Nyuma yo kuturwanirira rero twe buzura amashimwe n'ibindi byinshi bizatuma nawe utarumuza umwubaha cyane. Yego. Kandi ibi bigeragezo biranatwubahisha. Ese ugira ngo kugira ngo mbe mpagaze hano ku isi yose mfite mikrofone suko nanyuze mu bigeragezo birenze kimwe kandi bikaze buse nari kuba umusitari yo ntategereza umugabo imyaka 11. Yego rata. Ikigeragezo kigira umuntu umusitari. Buriya Dawidi yatica Goliyati yari kuba abaye umusitari. Ntabwo intare n'idubu byari kumugira umusitari ahubwo guhangana n'ikintu gikomeye. Yego. Ya rero turakomeje twibutsa ko wakora subscribe hano ku Kiyozo TV kore ukomeza usharinga n'abandi kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mubashe kuzisangiza benshi kandi ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwa Mama natwe twamamariremo. Hari igihe bajyaga batubeshya ngo nitumuvuga ariko dushaka ubuntu tutagaragara. Oya ahubwo n'umuntu yagusengera ugiye kubwiriza ngo turamusengeye ngo abure ugaragara. Mbure kubera icyari gutese kandi mbure se ndigine mbure igaragare mbure ahubwo iboneke muri jye kuko naje yibahirirwe muri jye. Noneho rero aka kantu kagiye kaba ahantu henshi gashobora kuba kanakiriho reka tuse nk'abakibanda akantu gato. Ibi bintu abantu babitakaze. Iyo umuntu akorera Imana yubahisha Imana Imana igomba kugaragarira muri we n'uyu muntu akagira agaciro kubera Imana akorera. Ibi byo gushaka ko muzagira agaciro kandi mukora imirimo inasanzwe mukorera abandi bantu basanzwe abantu bagakorera Imana bagateshwa agaciro nge simbyemera. Nanjye sinjya mbyemera umuntu ukorera Imana ntagateshwa agaciro kuko iyi Imana dukorera ihesha agaciro. Noneho iki impamvu tugomba kubivugaho Mama Lionel ugasanga hari n'abashumba abashumba bitwa ko bakagombye kuba bazi ukukuri nabo usanga bameze nk'abatakuzi cyangwa bagusha bakuzi bakavuga ngo Mama Lionel kugira ngo yubahwe Imana yubahwe we nasuzugurwa. Noneho ibi bifitanye isano nuko hani n'igihe dukora umurimo w'Imana wamara kugenda bakifuza ko bibagirana ariko ibyo wavuze bikahibuka. Ibi bintu se birashoboka. Uyu ni umwuka uva kwa Satani kukeneye kwibagirana nkiriho. Nibagirana gute nkiriho
n'umuntu wapfuye yarabaye umusitari akivugwa na Debora ataribagirana yarapfuye tunamufatiraho urugero ko yeshe Sisera bigatuma n'izi saha tumuvuga jewe nibagirana gute nkiriho batese yaheze hehe uheza umuntu hasi gutakiriho ahubwo zamura umuntu amenyeka ushaka yuko ibyo yavuze biguma mu bantu ariko wakavamo ni ikibazo no mwuka uva kuri Satani ariko uyu mwuka ufitanye isano no gushaka kwiharira icyubahiro Imana yabahaye kandi iki cyubahiro sinzi impamvu abantu bagifitiye ubusambo turashaka kumenya ko Imana iha abantu bayo ntago kigira urugero ntabwo kirondoreka ikimaye naye kaciguha ntago nagushura nawe niwancu bitwaye kiko ahubwo icyo bihaye nicyo kidukozeho nicyo kiteza ibibazo icyubahiro cyawo kireke Imana itwihera icyubahiro cyayo cy'abantu cyo kirarangira kibamo nakantu uraza rero kumanuka hepfo gatoya uraza kubona iyo ndirimbo urugamba ni indirimbo nshyashya cyane ije yonganira humura mwana wanjye imaze igihe kirekire ntago byari byoroshye rwa urugendo rurerure nyuma y'imyaka 10 ntakora video ntago byari byoroshye gukora video ariko video irahari kandi igaragara neza Mama Lionel ndagira ngo tuze kwibanda hari intama z'Imana nivuga intama z'Imana ntago ndi kuvuga intama z'idini abantu ntago benshi baramenya gutandukanya idini n'itorero iri dini n'itorero rero bitandukanije abantu benshi kandi byanagushije abantu ariko hari ikibazo mfite ngira ngo uze kunyunganira abantu bizeye abantu kuruta kwizera Yesu bituma batakaza icyo twita ko ari igihohwari cy'agakiza bari barakiriye kuko ntibakiriye agakiza k'ukuri kuko ngewe nemera ko umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe uyu muntu namugeze mu maboko yandekura gute ubundi se namucikane erega ikintu kibyishe mbere nuko abantu bigishijwe idini cyane kuruta kwigishwa Yesu cyane akaba ari nabyo birimo bibyara intambara muri iki gihe abantu babyirutse bigishwa idini bigishwa igiturisho bigishwa amateka y'idini bigishwa imihango y'idini ariko ntibatinda kubigisha Yesu cyane bigishwa imyambarire bubahiriza gahunda z'itorero bigishwa cyane Yesu wapfuye ntibigishwa kuwazutse mvugira ko kandi bigishijwe Yesu wapfuye nibigishwa kuriho kuwazutse batinda ku rupfu cyane ariko nibatinda kukuzuka kwe nibyo yazuye nimumara agomba kutugirira ahubwo bamara imyaka myinshi bavuga ku rupfu mumva ndani ku rupfu dukeneye ko bamara indi myaka myinshi bavuga ku kuzuka kwe bavuga ko uriho ku byo yakoze azutse nibyo bintu dukeneye ko abantu bongera bakatubikamo bitubikamo ubwoba bw'urupfu bitubikamo ngo irabishe bitubikamo ngo nutarepetwa tuzaguhana bidusengesha amasengesho y'itegeko kugira ngo tuzaririmbe ku cyumweru kwigisha Yesu wazutse twigisha Yesu kuruta kutwigisha idini widukundisha idini cyane kuruta Yesu mudukundishe Kristo biratuma turama ntidukenyuke kubera ko abantu babakundishije idini cyane bari gukenyuka muri no minsi bakenyukiye mu nzira kuko bigishijwe idini umwana arakura azi ko kwambara ingutiya no kugira gutya ibintu ariko gakiza ariko se koko abantu badukurikira wenda bazanadufasha bakore comment twemera yuko kwambara ukunambaye kwibombarika nkicara neza kugenda wundi ushaka ari byo ukaba ngeso nziza ariko ntugira agakiza keza ugagira isura y'idini ariko ntugira isura ya Kristo igira isura ya Kristo cyane nubwo no kwambara nk'idini ari byiza ariko wishaka kutugaragariza ko ibyo ari byo bigaragaza ko ukijijwe turashaka ko tutubona Kristo muri wowe tubona imyambaro y'idini muri wowe muri makeya reka kuba abantu bashaka gusa banza ubu w'Imana ishaka neza tunabishyize ku murongo ngewe nahitamo kubanza ku w'Imana ishaka kurusha kubanza ku w'abantu bashaka noneho nimba uw'Imana ishaka nyuma nkaba n'uw'abantu bashaka bizabasawa gusa nanone ingorane irimo Mama Lionel ntabwo uzabikora ngo abantu bose babyemere kuko hari abatazakwemera niyo wakwitanga ukitanga n'ubuzima bwawe bwose ugatanga amafaranga yawe n'amazu yawe bazakubahira ko icyo kintu wagitanze ejo babihaye babe barashonje uzaberera imbuto ugendeye bombaritse gutya ntuzaburaho nk'umuntu nawe ukosa bakugarukana bavuga ati burya ntabwo uri umukristo reka rero aka gakiza tugashakire muri Yesu
kuko uyu Yesu atugirira impuhwe cyane. uyu Yesu azi intege nke zacu cyane, kandi intege nke zacu arazizi akanazemera anazidushyigikiramo kugira ngo adukomeze. Ntatandukanyiro n'abantu. Erega aba bantu badukundira mu idini badukundira mu byo dufite, banadukundira mu byo dufite. Akampa ubudiyakoni kubera ko mfite imodoka n'inzu n'amafaranga, akankundira mu idini kubera ko abona ari finansoma namuha. Akaba ariyo mpamvu n'ibi bishize bankundiye banshakaho impamvu bakanca bakampindura igicibwa. Ariko uyu muntu nankundira muri Kristo no mu bukene bwanjye azampa ijambo mbwiriza ku cyumweru, no mu bukene bwanjye azampa agaciro mvuge neza. Niyo mpamvu azansura mu rugo, azazana ikintu mu rugo. Ariko nankundira mu idini no mu isura y'ibyo mfite, nankundira kubera ko mvuga nkabwiriza abanyabyaha bakihana, akaguka kamera gute, igihe nzaba ntari kumwe nawe ntazankunda. Dukeneye rero ko abantu badukundira muri Kristo, dukeneye ko abantu batubonamo Imana, batubona nk'abantu bafite Kristo, mwidukundira n'ibyo dufite. Ni byiza nyine ko wenda rimwe na rimwe hari uruhare tugira kugira ngo abantu mudukunde. Ni na byiza kugira imirimo myiza, ariko nanone iyi mirimo myiza twibutsa abantu kwidasimbura agakiza. Ibi ndabihera ku bantu ajya afata nk'abantu akavuga ngo uyu yaraguye. Aka gakiza twizereyemo twibutsa abantu ko gatangwa n'Imana. Aka gakiza twizereyemo ntago gatangwa n'umuntu kanaka, kuko nawe ubwawe ugahabwa na Yesu. Hari abantu rero bihinduye abakiza, bigize ba Kristo. Aba bantu mwigize ba Kristo turabiyamye, turabibutsa yuko hari Kristo wabambwe ku musaraba akabambirwa abanyabyaha. Watubonye Kristo atuzanye, yafitiye impuhwe n'imbabazi atandukanye n'ibyo untekerezaho. Uri kunyumva neza mama? Ubundi umuntu wakubonye Kristo ari ukwizana, ntabwo ari wowe wakwizaniye. Nta muntu wigeze nkura mu byaha, Kristo yaranyizaniye arakunshikiriza. Gerageza untunge nk'umuntu Imana izanye, wintunga nkaho unzanye. Wimfata nkunzanye, mfata nk'uwo Kristo azanye. Wimfata nk'uwambambe, kuko ntobora amazu ntiwanzanye, nk'urumogi ntiwanzanye. Kristo yaramfasha aranzana, wishaka kunyobora nkunzanye. Nyobora nk'uwo Kristo yizaniye. Urumva neza? Biratuma ngera mu ijuru bitanangoye. Wishaka ko ngera mu ijuru ngoye, bikugoye kandi ugorwa n'umuntu. Nyamara aba bantu twabatumweho, nukuri twatumwe kuri aba bantu bashaka gufata abantu b'Imana nkaho babazanye. Ugashaka gufata umuririmbyi nkaho wamuhaye Imana, ugafata gufata umuvugabutumwa nkaho iyo Mana akoresha ari wo wamuhaye agakiza. Ugashaka gufata umuntu nkaho ari wo umuha imbaraga zo gukiza, zo gukomera muri Kristo. Fata uyu muntu nkaho Kristo amukuzaniye. Kristo agufasha umubyaza umusaruro. Kristo aba ari wo umubyaza umusaruro byungukiremo kuruta uko ushaka kumubyaza umusaruro. Nushaka kumbyaza umusaruro urambwira gusoma muri Matayo kandi Imana yambwiye mwitangirira. Kuki ushaka kunsomesha muri Matayo kandi Imana yambwiye mwitangirira? Wishaka rero kumfata nk'umuntu wampaye Imana. Mfata nk'umuntu Imana izanye, bityo bizatuma unandera. Ningira Imana nkasanga umusaruro y'umunyambabazi, ningira Imana nkasanga ntuprofita ibindimo ngo bigutunge. Kandi reka tujye tunerura tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Hari abantu bashaka ko batungwa n'intama cyane, barahari, ahubwo ni nabo benshi. Reka twivugire intama n'abungeri, nta yandi matitire tuvuze, nta bindi tukeneye, nta bandi tuvuze. Hari abantu bashaka gutungwa n'intama kandi barabicuritse. Ahubwo umwungeri niwe wari ukwiye gutunga intama, akazifasha zikabyara umusaruro kugira ngo zibone n'umukamo. Kuko na hano mu gihugu cy'u Rwanda ingagi zibonye amahoro zikamwa amadevize. Niyo ufite umukristo muha amahoro agushakire umusaruro. Agushakire umusaruro, umuha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kera baririmbaga kuri radiyo ngo uko muturera niko tuzakura. Ariko noneho muri no minsi urabona ko hari n'ingorane z'abantu barimo birera kugira ngo barebe ko bakura. Ariko turashaka gutunga agatoki k'abantu bashaka gukoresha abantu nk'ababahaye impano. Bireze ino bireze nk'ababahaye agakiza. Nk'agakiza kabonera muri wowe, akizwa nk'uko ushaka. Ubu
ubundi ndamutse mbonera agakiza muri wowe nakizwa iminsi ngayo ese nakamara n'amasaha ngayo ariko uyu Yesu yararebye ni Imana ubwayo ngo yabitekereje irareba iravuga itaba abantu banjye ntago bashobotse pe ntago dushobotse abantu ntidushobotse abantu twerure tumenye ko tudashobotse nitumara kumenya ko tudashobotse Kristo azashobora muri twebwe niyo mpamvu kuririmbye yaririmbye aravuga ngo nemera intege nke zanjye nizera ko ndengera kandi Imana izi uko inaturagira Imana izi erega izaho yakora izaho yakora umuntu agahindura izina ni umugabo umwe yakozwe ku nyonga y'itako kubera ko ari yuzuye uburiganya bigejeje mu rukerera marayika muregura umutsi agenda acumbagira ariko yahinduriwe izina yahinduriwe izina agenda acumbagira ariko izina ryahindutse atakitwa umuriganya yitwa umunyamugisha dukeneye rero ko abantu bataduha agakiza ahubwo akagakiza Imana yaduhaye dukeneye ko ahubwo wakarerera muri twebwe tugakomerera mu Mana kakabyara umusaruro uyu muntu akanibuka yuko iyi soko twese tuvoma hari imwe ese iyo umbwira agakiza ubundi wibuka ko tugakura ari hamwe wadupfiriye ari umwe yego wadutabaye ari umwe wemera yuko utugirira imbabazi ari umwe warantu umudiyakoni yigeze kugera arimo atanga ingaburo aca ku muntu bafite icyo bapfa abaramusimbutse undi ati zana mu maraso sinayanyoko zanagira vuba ngibaza utu dufilime tuba mu rusengero turimo agakiza utu tuntu twapyo mu nyanganire mu ngirire guca mu nyumvishirize ese utu tuntu tubitsemo agakiza icyama abantu bakamenya ko agakiza gatangwa n'Imana kandi twese yaduhaye agakiza igenda ikabyaza umusaruro mu buryo butandukanye cyama abantu bakabimenya byabyara umusaruro nibyo rero tugendereye nta kindi cyatuzanye ni icyo ngicyo cyane kwibutsa abantu yuko Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu kandi nguwumwizera wese abikiye ubugingo buhoraho ubu bugingo rero wowe ushaka kuzama uzabwihorere we muntu ni we ndimo kubwira keneye ubugingo nzahabwa na Kristo nzahabwa ku bwa Kristo nta bugingo buzatangwa kubera undi muntu cyo koza twakunganirana twafashanya mu murimo w'Imana nagukebura ukanyebura twajya inama twakwambara neza tukiyubaha twakwitera fresheri nta kibazo twakwinginga ukanaturera tugakura tukamenya ko twigiye ku birenge bya Gamariyeri tukamenya ngo ibi birenge twigiyeho byaradukujije bikatugeza aha ahubwo niduhorana agahinda k'ibirenge byaducecekesheje ibi tubivuga nimuze kugira ngo no kusuzugura cyangwa guca amazi abashumba nubwo twikujije oya twebwe dukeneye ko abantu twifuza ko abantu twibuka twese nanjye ndimo nawe urimo yuko akagakiza gatangwa na Yesu Kristo yuko hari uwatubambiwe ku musaraba ibi twirirwa twigira rero twigira gutya ugasanga n'umuntu hari n'abagiye bagwa mama bakagwa kandi bakagwa bagwishijwe n'abantu bivuze ngo n'ubundi bari barakiriye abantu bakira agakiza k'abantu ntago bakira agakiza kande ka Kristo kuko njyewe nemera ko umuntu utagiye gusenga ku cyumweru ntago yaguye iri torero rambwira ngo naguye ariko nubwo bimbwira ngo naguye nta hantu namwe ngenda Yesu Kristo nakira atandimo ntaho nabandi tutari kumwe nawe reka twinginga abadukurikiye tubanze tumenye n'ubwoko bw'agakiza bafite ese agakiza ubundi ufite nakande nakimibabaro kubera ko ushonje bakubwiye ngo nuza ng'Imana ngira kugaburira nakidini kubera ko ukunda idini naka Kristo no mu gihe ibiryo byabuze imitini yanze gutoha wakagumana nakumuntu wabirije uramukunda kubera kana kango ndakijijwe nakukurikiye kubera umuntu ushaka mu itorero turagira ngo tubwire n'aba bantu badukurikiye ko bagomba no kugira agakiza ka Kristo no mu gihe byanze hejuru iyo navuze no mu gihe intambara zagize gutya ako gakiza ka Kristo kaguhamisha hamwe ukaririmba ngo urwane intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe fata ubugingo aguhaye kuguhesha ibyishimo siganirwaho Yesu yicaye agutegereje va ku giti dore Imana numba ufite n'intambara iruta izo twahuye nazo va ku giti dore Imana hagarara ku gakiza ka Kristo urwanisha agakiza nturwanishe ikofi kuko hari n'abantu barwanisha ikofi akavuga ati urantenga ugatinya no kumutenga kubera cya cuma atanga hari umuntu bigeze kujya gusengera ngabo umudiyakoni kandi koko ukurikije uko umubona ahubwo we ni ukeneye abadiyakoni
kuko niyo bitaho wa mbere kuko afite amafaranga bakamwicaza ahantu heza mbega nta nubwo ari wa muntu wabasha no guterekera umuntu intebe ntiyabasha no kujya guhanagura intebe ariko kubera ko afite amafaranga ngakwiriye kumudiyakonira ibi bintu mwaretse kubivanga erega ni n'umuntu nawe ubyuka akaba bishop yabuherewe muri kwastere akayobora abantu ahubwo ukabona ni ukwiye kuyoborwa ukabona ari mu rwego rwo kuyoborwa ntakeneye ko bamuyobora rwose izi nzego nazo ziyaranje mu nzego tubona mu nzu y'Imana nazo ziyaranje zishaka agakiza gashyitsi agakiza kazima niyo ugeze kuvuga ijambo rivuga ngo ibuka ko ya ntama yawe umwe ufataho imyanzuro uwaguhamagaye niwe wamuhamagaye twifata aka gakiza ngo duhinduke abashumba gusa noneho tuvuge ngo aba bantu babaye intama zacu twibagirwa ko tuvoma ku isoko imwe yitwa Kristo ndiyo yego noneho kandi mama wenda tusa nk'abarimo kugana ku musozo hari icyifuzo gikomeye mu mutima wanjye reka dusabe Imana tunafasha abantu badukurikiye uburyo abantu bagiye basa nk'aho barimo kugenda bagwa kandi bagushijwe n'ubusa hari abantu bahagaritswe barengana bamaze guhagarikwa barengana biba ngombwa ko bagendera rimwe bacika no mu nsengero ariko niba ari umukristo mu rusengero ukaba n'umukristo w'abantu ukizwa kuko abantu bagushimye ntago wari ufite agakiza ntabwo wari ufite agakiza waje ushaka gushyirwa hejuru waje ushaka ko wogezwa waje ushaka gukandagiza abantu bitewe n'icyo ufite waje ushaka ko abantu bakwemera kubera ikofe waje ushaka ko abantu bakwemera kubera impano ufite cyangwa se kugaragara cyangwa uburanga cyangwa iki hari n'umuntu ushaka ko bamwemera kubera ko asibye uwo munsi batabona ucuranga soro waje utyo n'umuntu waje utya waje nabi reka tukubwize ukuri waje nabi kandi bize nabi uyimifu ibize nabi uyimifu nimba waraje utyo waje nabi turabigutangarije gerageza nawe ufatwa n'aka gakiza turimo tuvuga kuko turashaka kwigisha ku gakiza abantu mukamenya agakiza icyo ari cyo ukamenya ko agakiza bagasuzugurirwamo bugacya ugaruka gusenga ukamenya ko aka gakiza ugafite bakwima niyo ntebe ukavuga uti naho nakwicara mu banyagice ariko Yesu ari muri jewe nicyo kintu dushaka kukubwira ukagifata mu mikrofone ngo ubwirize akarwana n'agakiza nubwo utari buze kuririmba muri korali ariko agakiza kari muri njye nubwo batakwakira muri korali agakiza kakanga kakaguma muri wowe hari korali imwe naririmbyemo muri iki gihugu cy'u Rwanda bamara imyaka 2 baranze kunyakira narabuze inote ya 5 ariko nkumva agakiza kari muri jye bashyiramo ikora sumva nkawusya umuziki kandi maze imyaka 2 murese ariko nkumva agakiza kari muri jye kari kubira Rwana no gukomera ku gakiza wireba kubaguca intege wireba ku ntaza usanze zimaze igihe wazinyereraho gakubita umutwasi ugacika Rwana ku gakiza kawe kazakugeza mu ijuru Rwana intambara igera mu ijuru rega hanyuma rero tugana ku musozo reka nshimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro mbibutsa ko ni Jozo TV ngende Timamu Jean Baptiste umukobwa wacu cyangwa se umukobwa wacu ubundi Imana ivuga bakobwa banje Bibira ni kwivuga ntago ivuga abagore banje keretse ari naho yavuze mu ijambo ngo nuko wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu hanyuma rero dusoza Mama Lionel ngushimire yuko wabanye natwe tunifuza ko wazakomeza kwana natwe cyane ko nzi neza yuko uri umwe mu bakozi b'Imana batavangiye nkomeza kugusaba gukora subscribe ugasharinga hirya no hino ndetse ukarayikinga aho ngaho hasi gatoya kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi reka dusohokere muri aka karirimbo tunababwira ngo bye bye ariko kuri subscribe nayo mujye mubabwiza abantu kuri ubundi muri uru rusengero ituro ni cya 10 ni subscribe share ibintu byose bishoboka usiko ari n'umuntu wanga kuyikanda kuko aziko irimo umugisha wawe kandi noneho utegetswe nta nicyo bimuhombye ugushyiraho gutya gusa utegetswe kujya ubikora ukibona icyigisho cy'abakozi b'Imana ugatsondaho kuri sabone ukazamura izina ryacu ibyo bintu ntituzi naho mubikura mujye mudushyigikira nimutadushyigikira mujye mushyigikira Imana yaduhamagara amen chondaho murakoze